ibyo nkabibaza bakavuga ati hari bizasuzumwa leta y'ubwayo kansubiza uwigeze kuvuga ngo kuki babahaye ibyangombwa inzego z'ubuyobozi harimo inzego zararangaye completely kugeza ubwo umuntu bamuha icyangombwa atagira aho akorera urusengero rugendana mu ivarisi ibyo byose ni uburangare bw'inzego njye nk'umunyamakuru rero ntabwo nabireba ngo mbyite amazina pasiteri ni haba hari impamvu y'ikiganiro tuzahura kuri iki cyo nta mpamvu ihari rwose yo guhura nawe kandi mfite uburenganzira bwo kumutumira cyangwa simutumire gushaka kwiru ubu nonaha bibaye saa moya nshobora kugera saa tanu ejo numva mukeneyemo inkuru nkamubaza niba byemera akayijyamo ariko kumbwira ngo njye ngo mu rwego ngo rwo gukemura ikibazo nta kibazo mfitanye na bishop navuze inkuru n'ubu nyisubiyemo hano n'ejo niho abindi nzayivuga kugeza umunsi nzaba ntakiri umunyamakuru cyangwa ntafite uburenganzira merci beaucoup. sinzi niba icyo nabivugaho nonaha gira icyo bivugaho nawe Muchoma yari yakubajije yego ntabwo ari we ufite platform gusa nanjye mfite platform yanjye mfite studio professionnel za televiziyo uko yantumira niko namutumira ntabwo ari we wenyine yantumira nawe namutumira mbonye biri ngombwa namutumira muri studio zacu za TV7 dufite studio dufite aho ikorera natwe mu buryo bwiza nta kibazo na kimwe Muchoma yavuze neza yavuze ngo se yamuhostinga ni kimwe nuko nanjye namuhostinga mbona bifite impamvu tuza kuri space niki ni nk'urujijo wenda dushaka kugira ngo rube ruvuye mu bantu ntabwo mu muco dufite twese afite umusozi ahagarariyeho w'itangazamakuru mfite umusozi mpagarariyeho wa gitambyi n'ibindi bitandukanye buri wese afite aho abarizwa kandi ashobora kuhakorera neza cyangombwa nuko bizana umusaruro muri bose duhagarariye bikagenda neza navugaga ntabwo ari cyo nsaba ntabwo nsaba gusa ndashimiye watanze icyo gitekerezo Muchoma kugira ngo duhure gutya tuganire ndizera ko n'iki kiganiro kibaye kuri space ubwacyo ni mu ruhande rumwe ku ruhande rwe ku ruhande rwanjye twese twabashije kugira ibyo twumva adafite ibyo yumvise neza ntafite ibyo numvise neza hazaba uwo mwanya wo kugira ngo haboneke icyo umuntu agomba kumva neza ni igiki kugira ngo bitange umucyo kuko impamvu ya mbere nuko space ziriho nubwo batubwira cyane nk'abashumba ku umuntu nagutuka nagusebya nakora ibintu byose nkuko wa mubyeyi yavuze kare umupapa warimo kuvuga ngo koko nawuje muri iyi mihanda ntabwo ari imihanda najemo y'abantu ni abantu bubaha kandi nayijemo mbubashye nayijemo ntanga umusanzu cyangwa umuntu icyo yambaza nyivuge kandi ku muntu wese ushobora kuba yaba yifuje kumbona cyangwa se yifuje ko yanganiriza cyangwa yifuje ikindi ibyo nta kibazo na kimwe gihari ariko umucyo wamaze kuboneka kandi kuba navuze mumbaza ibibazo ejo bakabishyira kuri YouTube cyangwa bakagerageza kuvuga ko nawe yageze mu mihanda ariko abo naganiriye nabo sabo ku mihanda n'abana b'Imana naganiriye n'abana b'Imana naganiriye n'abantu bifuza ku umucyo naganiriye n'abantu bifuza kugira ibyo basobanukirwa kandi ndabubashye mwese Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane Bishop ngira ngo tugende tunagana ku musozo iyi space imaze umwanya munini Scovi waruvuze nari mvuze yego natangiye mvuga naracyumvishe mu ijambo rye ntabwo nzi uko Pasiteri Rugagi kuri we umugore amwita umugore ni umuntu ukeneye ubufasha kuri Rugagi igihe cyose uko yiyumva
kuko aganira bwa mbere yasaga nk'aho avuga ko iyo ntaba umugore hari buba ibindi bibazo. Ubugore buba impamvu yo kumva yangirira imbabazi, ari nayo mpamvu kandi nahoze nibaza ngo usibye wenda ko ntahakana ko ndi umugore nkaba umubyeyi, ariko kubifata nk'aho ariyo mpamvu yangiriye imbabazi cyangwa kabiri ariyo mpamvu mvuga inkuru zidahwitse kuko ndi umugore, byo yabyumvaga ate? Impamvu navuze inkuru atakunze nuko ndi umugore abagabo bose bamuvugaho inkuru nyazo, cyangwa nuko abagore muri uyu mwuga tudashobora kuvuga inkuru ziri nyazo? Kuko nimuza kumva ikiganiro cye muzumva inshuro yasubiyemo ubugore bwanjye afite uburyo nyine abivugamo abanyarwanda iyo ushaka kugaya umuntu ariko ushingiye uko ameze, nka kwa kundi umuntu ashobora kuvuga ngo ubundi se ko ari uko ari runaka yakabaye avuga iki kirenze kiriya, ubundi yakabaye ko ari ntuzi. Niba ntacyo bimutwaye abivugeho, ariko niba yumva ntacyo yabivugaho abyihorere. Nibaza impamvu mu byo yavugaga atigeze avuga umunyamakuru Scovia, ariko agakomeza yensista ati ni umugore nyine, kuba ndi umugore ubwabyo hari icyo bingira nyine ntakabaye mbacyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niba mwampa umwanya nagira icyo mbivugaho. Yego Bishop, musubize. Murakoze. Icya mbere ni uko nubaha umugore, ucyumve neza, kandi bwari ubwa mbere, kuko umuntu atungurwa kubera ko akenshi bajya bavuga ngo abagabo nibo bakora ibingibi, nka wa mugani bajya bavuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, byinshi ukaba nabyihanganira cyangwa n'ibindi byose. Yewe navuze indangagaciro zo kubaha, navuze ngo umugore ni umutima w'urugo, ndakubashye. Mu bintu byose navugaga byari byerekeranye no kubaha, kuko mu buzima bwanjye ndubaha, waba muto waba mukuru, waba ukomeye waba woroheje, ndubaha. Kandi ntabwo njya ngira ikinyabupfura gike uko mbizi uko narezwe. Bivuga ngo navuga ngo mu mutima wanjye no kubanza kumva ibyo nari maze kumvishwa, ni bwari ubwa mbere kumva ngo umuntu avuze gutya. Ndavuga no yewe ndubaha, hari ibintu ntashobora kuvuga kuko nzi ko umugore ari umutima w'urugo, umugore niwe usigasira umuco. Umugore hari ibintu ntashobora na gato ngomba kubyubaha. Usubiremo wumve amagambo nagiye mvuga, kuko navuze ngo umugabo burya unahanganye n'umugabo birumvikana ko ngo abagabo babiri yego bashobora kuba bahanganye, ariko ko biragatsindwa n'Imana mu kubaha, mu muco nyarwanda, mu muco wacu twese. Kumva ngo yewe navuze nabi umutegarugori ntibikabeho. Ukurikirane neza, nabivugaga n'umutima wuzuye navuga iki, wuzuye ikinyabupfura cyinshi, atari kuvuga ngo no, biragatsindwa. Umugore ni wo kubahwa, umugore ni umutima w'urugo, mama w'abana, bafite tasike nyinshi zituma mbubaha. Ibyo bintu naho nabiganishaga, sinzi ko Madame Mutesi urimo kubyumva ibyo ndimo kuvuga. Nabiganishaga mu kintu kigendanye no kubaha. Ni nayo mpamvu navuze ngo hari umugabo mugenzi wanjye, yego ndamutse mvuze bavuga ngo wenda nibyo, ariko biragatsindwa n'Imana kuri yewe. Nta nundi munsi n'undi muntu uwo ari we wese w'umutegarugori wambwira nabi ngo yewe namusubize. Ntibishoboka. Mbivuze hano, n'undi muntu uwo ari we wese iyo mbonye umudamu ndubaha, kuko mbubahira ibyo bakora, mbubahira, mbabonamo byinshi. Nicyo ngicyo naho naganisha. Niba nkumvishe neza, iyo ugiranye ikibazo n'umugore urubaha ukarekera, ariko mu mvugo yawe muri icyo gihe wenda abantu baze gusubirayo bumva iki kiganiro, ndaza gufasha abantu nimpuguka ngishyire ku mashini, nshyire muri Adobe nkate nze kubaha. Niba warubahaga ko ndi umugore, noneho uravuze ngo iyo ugiranye n'ikibazo n'umugore ntusubizanya nawe, ntuvuga. Ariko ibiganiro byose wabonye ntabwo bishingiye ku byo navuganye n'uriya mugabo wakuzaniye ngo voice yanjye uyumve kuri telefone ye, bishingiye ku byo wanshubije
ugera naho uvuga ko ntashobora kubona ubugingo, nubwo wenda mu buryo bw'amategeko metere ntazi ubugingo twavuga tuburana mu mategeko, abantu barambwira bati ashobora no kukwica. Ndamubwira nti ndatekereza ko nubwo yaba ari umwicanyi ntabwo bizamworohera kunyica, kandi abashije kubikora akarenga inzego zose zirinda umutekano w'abantu nzapfa. Ariko icyo nshaka kuvuga, niba utagirana ibibazo n'abagore ngo basubize, ko waje ukansubiza se? Kandi nabwo uvuga uti yaba umugabo wenda twari bujye, ariko umugore we biragatsindwa. Sinzi wenda niko wabyumvaga, sindi bunagushinje, ariko mu mvugo yawe ubwawe n'abandi bantu nibayumva harimo kuminimiza because ndi umugore. Nicyo kintu cyabaye mu mvugo yawe aho iyo wagera kuri space y'ubugore ugasanga, ariko wenda iyo objectif wari ufite, ariko mu mvugo abantu nibashaka bazongere babone umwanya bumve nicyo wavugaga. Ariko niba mbwiye ko atari cyo wagamije, it's okay. Nta kintu na kimwe nari ngamije muri ibyo, kuko navuze umukristo mvunga n'indangagaciro. Nujya kubihuza ibyo bintu bibiri, kuko byose ni ikintu kimwe, kuko hari indangagaciro z'umukristo nanjye nkaba ndi umushumba, hari indangagaciro z'umuco, twese tukaba turi abanyarwanda tugendera ku muco mu gihugu cyacu. Ntabwo nagize attention iyo ari yo yose yo kugira ngo nze kuvuga ikintu. Nabivuze mu buryo bwo kubaha ushaka gusesengura cyangwa agira ibindi, nabivuze rimwe mu kintu kigendanye no kubaha. Nabishyiriyemo kenshi bishaka kugaragaza no naramubwiye ngo no sinshaka ko wongera kugira ibyo umbaza, yewe ndubaha, sinshaka kuvuga indangagaciro z'umugore. Kandi yambaza ikibazo ngo oya, nakubwiye ngo hari ibyo ntashobora kuvuga kubera ko nubaha umutegarugori. Ese kankubaza, umugore aramutse akureze mu rukiko cyangwa akagukubita, ntabwo wamurega agukubise kubera ko ari umugore? Hari Bibiliya avuga ngo ninzabya, Bibiliya irabivuga neza, iravuga ngo ninzabya zoroshye zidahwaniye natwe gukomera. Bivuga ngo icyo kintu nigenderaho nk'ijambo ry'Imana, hari ikintu ntashobora gukora.